tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Turaryakiriye. Ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana. Nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye, umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda, ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politike nziza na politike itogotera mu rutirigongo rw'umuntu akavuga kweri wow. Banyakubahwa komite, nyakubahwa nyamabanga nshingwabikorwa, nyamabanga nshingwabikorwa wungirije, wifuza kuba umukandida ndetse n'abamuherekeje, bagira ngo tubahe ikaze ndetse n'abanyamakuru mu gikorwa tugiye gukora muri aka kanya cyo kwakira ibisabwa n'amategeko wifuza kuba umukandida umwanya wa perezida. Tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Turaryakiriye. Igikorwa kigiye gukurikiraho, turaza kujya dusoma ibisabwa mubitugezaho, hanyuma turaza kugenda tubasobanurira igikorwa uko gikurikirana. Yego. Icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire. Mwirondoro, amafoto abiri magufi y'amabara, fotokopi y'ikarita ndangamuntu, icyemezo cy'amavuko,
inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. iyanjye niyandikiye cyangwa icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi 6. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kuwumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo cya muganga gitanzwe na muganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Nakoze kanya gato turakora igikorwa cyo kubara imikono, ariko nk'uko dusanzwe tubisobanurira n'abandi ntabwo turimo gusesengura, turabara gusa imibare itazakorwa nyuma. Murakoze.
bisanzwe igikorwa gikurikiyeho ni ugushyikiriza ni uguha umukandida kopi igaragaza ibyangombwa yatuzaniye, agasigarana kopi natwe tugasigarana kopi. Urashyiraho umukono nanjye ndashyiraho umukono usigarane kopi ibyo yatuzaniye. Aza gutanga kandidatira ku mwanya w'umukuru w'igihugu umukandida wigenga. Kandidatira witekereje gute kugira ngo kwitanga? Ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nkese imihigo. Urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ikaba yakiriwe na president wa komisiyo y'igihugu y'amatora cy'u Rwanda, njyakiriye neza cyane, ntabwo bintunguye, ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereje nk'uko nari narabibasabye ku isi yose. Urumva hano duteraniye mukoze umuti reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri komisiyo y'amatora headquarters, komisiyo y'igihugu y'amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano live. Abantu wenda bashaka kuvuga ngo ya makuru yabaye kera, yabaye ryari, ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi birumvikanye. Urugendo rwo gushaka kandidatire gushaka no gusinyira rwagenze gute? Rwari rukomeye cyane, rwari agasozi karisimbi, ariko uko byagenda kose Imana ntacyo twayiburana, kubera kwizera birarema kandi byose birashoboka muri iyi si. Iyo wizera Imana kandi ukizerera mu kuri, birumvikana urwo ruhita rubura ucabana, byose birakunda. Wavuriwe indere igihe kitari gito cyangwa cya muganga cyo kibonye gutezo ntabwo byabanye imbogamizi kubera kira kibazo cy'indero? Oye, biriya byari ibibazo bya politike, ntabwo byari uburwayi. Oye, batazababesha kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya, batazababesha. Oya, ntabwo byari byo, zari impamvu za politike nyinshi cyane. Baracyabarura muri komisiyo y'amatora, niba bisoza baraza Barafinda Karame. ubushize wari wagerageje n'ubundi gutanga kandidatire ntibyakunda. Ubu urumva ufite icyizere kingana iki imbaraga amatora? Amatora agiye kuba cyizere mfite. Icyo kibazo baze ni cyiza cyane, kingana 600% nkuko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose. Zabayeho bushize urumva muri aya matora zidashobora kongera kukuba? Oya, ntizishaka kongera kumbaho kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga, ubwo nimba kiriya cyarakosowe, ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye. Gereranya urugendo rw'ubushize bwo gushaka ibyangombwa n'ubwo n'iki gihe? By'icyo gihe kuko byari abantu nkibigisha politike, batinya politike mu Rwanda, abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike, kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishije abantu mu Rwanda, East Africa na Africa no ku isi yose baze kuyimenya
ubu abantu barayicara bakaganira kuri politiki, bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye afite inyungu za, ahubwo babona ko politiki ari inyungu rusange, kuko nababwiye politiki no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini. Urumva rero politiki icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga nk'ikibombe cyabahitana, ariko ubu politiki bayibona neza. Urumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubushize n'ubu, politiki kuva nababwira ko ari igifute ubu barayikunze, urugendo rumeze neza, nanjye biranyorohera aho ngana narahatunganyije koko muri politiki. Manifesto yawe irimo ibiki? Ubushize bavuze ibintu byinshi ariko ntabwo wabashije kandidatire nabashije kwemera. Mu magambo make manifesto irimo ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 nzaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye. Iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru, nkabashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali. Mu majyepfo mbashirire hindi, iburasirazuba mbashire perezidanse yindi, n'iburengerazuba. None icyo nicyo twita decentralization, kwegereza abaturage serivisi za leta. Na immigration nuko nzabikora, nabo mbegereje. None abashaka ibyangombwa kujya mu mahanga bajye babifatira mu ntara zabo, mu turere twabo, mu mirenge yabo. Urumva ngiye korosha ibintu mu gihugu mu buryo budasanzwe. Urumva ko nudusha umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda, ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politike nziza na politike itogotera mu rutirigongo rw'umuntu akavuga kweri wow, iyi ni politiki umusaza Barafinda Sekikubo Fred azanye nziza cyane, yikosora izakosora East Africa na Africa n'isi.